Igitabo cy'intangiriro umutwe wa 41. Inzozi za Farawo. Imyaka 2 ihise, Farawo nawe aza kurota. Arota ahagaze ku ruzi rwa Nili, abona inka ndwi nziza zibyibushye zitumburuka ziva muri Nili, zitangira kurishiriza mu rufunzo. Hanyuma haza izindi ndwi zizikurikiye nazo ziva muri Nili. Zo zari umwaku zinanutse. Zihagarara iruhande rw'izindi ku nkombe y'uruzi. Nuko za nka ndwi zinanutse zadukira za zindi ndwi nziza zibyibushye ziraziyongobeza. Farawo aribambura. Arongera aribikira, arota ubwa kabiri ngo amahundo 7 yera ku giti kimwe ahunze neza aryoheye ijisho. Maze andi mahundo 7 y'iminambe yumishijwe n'umuyaga uturuka iburasirazuba akurikiraho arakura. Ayo mahundo y'iminambe amira ya mahundo ahunze neza atsitse uko ari 7. Farawo aribambura amenya ko zari inzozi. Mu gitondo Farawo yari yakutse umutima, ahamagaza abapfumu n'abacurabwenge bose bo mu Misiri. Farawo abarotorera inzozi ze, ariko ntihagira n'umwe ushobora kuzimusobanurira. Ubwo umunyanzoga mukuru abwira Farawo ati, uyu munsi ngiye kwirega icyaha cyanjye. Farawo yari yakariye abagaragu be, maze amfungira mu nzu y'umutware w'abamurinda, ngewe n'umutetsi mukuru w'imigati. Tuza kurota mu ijoro rimwe, we nanjye turota inzozi zifite ibisobanuro binyuranye. Twari kumwe n'umusore w'umuhebureyi, akaba umugaragu w'umutware w'abarinzi. Tumutekerereza inzozi zacu, arazisobanura, agenda asobanurira buri muntu inzozi ze. Biza kutugendekera nk'uko yari yabidusobanuriye. Njye bansubije ku murimo wanjye w'ubuhereza, we baramumanika. Yosefu asobanura inzozi za Farawo. Farawo ahera ko atumiza Yosefu, bihutira kumukura mu buroko. Baramwogosha, ahindura imyambaro, yitaba Farawo. Farawo abwira Yosefu ati, narose maze mbura uwansobanurira inzozi. Nyamara ariko numvise ko ngo inzozi bajya bakurotorera ushobora kuzisobanura. Yosefu abwira Farawo ati, sinjye ni Imana iri busubize Farawo ijambo ry'amahoro. Farawo abwira Yosefu ati, narose mpagaze ku nkombe y'uruzi rwa Nili. Ngiye kubona mbora muri Nili hatumburutsemo inka ndwi nziza zibyibushye zirishiriza mu rufunzo. Hanyuma zikurikirwa n'izindi ndwi mbi zinanutse zazonzwe. Sinigeze mbona inka mbi nk'izo mu gihugu cyose cya Misiri. Izo nka mbi kandi zinanutse zimiragura za zindi ndwi za mbere nziza zibyibushye. Zinjira mu nda zazo, nyamara ntawe ari kumenya ko zinjiye mu gifu cyazo, kuko zakomeje kuba mbi nka mbere. Ubwo ndibambura. Ndongera mbona nanone mu nzozi amahundo 7 yera ku giti kimwe ahunze neza aryoheye ijisho. Ngiye kubona mbona andi mahundo 7 y'iminambe yumishijwe n'umuyaga uturutse iburasirazuba, nayo akurikiraho arakura. Ayo mahundo y'iminambe amira ya mahundo ahunze neza uko ari 7. Nabirotoreye abapfumu bose, ariko nta muntu n'umwe washoboye kubinsobanurira. Yosefu abwira Farawo ati, inzozi za Farawo ni zimwe. Iby'Imana igiye kugirira Farawo yabimuhishuriye. Za nka ndwi nziza ni imyaka 7, na ya mahundo meza 7 ni imyaka 7, ntaho bitaniye. Na za nka mbi ndwi zinanutse zazikurikiye ni imyaka 7, kimwe na ya mahundo 7 y'iminambe
yumishijwe n'umuyaga w'iburasirazuba. Izaba imyaka 7 y'inzara. Ubwo nibwo butumwa nagombaga kubwira Farawo, kandi icyo Imana igiye gukora yakigaragarije Farawo. Dore mu gihugu cyose cya Misiri hagiye kuza imyaka 7 y'uburumbuke bwinshi. Hanyuma hazakurikiraho imyaka 7 y'inzara, ubwo burumbuke bwose bwibagirane mu gihugu cya Misiri. Inzara iyogoza igihugu, uburumbuke bwoye kwibukwa kubera inzara izaza ibukurikiye, kuko izaba ari icyorezo. Kuba izo nzozi zabonekeye Farawo kabiri ni ikimenyetso cy'uko Imana yabitegetse kandi yiyemeje kubigira vuba. None rero Farawo nashaka umuntu w'umunyabwenge witonda, amugira umutware w'intebe mu gihugu cya Misiri. Farawo ashyireho abagenzuzi bahunikisha igice cya 5 cy'umusaruro w'igihugu cya Misiri muri iyo myaka 7 y'uburumbuke uko ari 7. Bateranye ibihunikwa by'iyo myaka y'uburumbuke igiye gutaha, bahunika ingano mu migi, maze Farawo azirindisha. Ibyo bihunitse bazabizigamira imyaka 7 y'inzara izatera mu gihugu cya Misiri, bityo abaturage boye kuzarimburwa n'inzara. Yosefu mu mutware w'intebe wa Farawo. Iyo nama inyura Farawo n'abagaragu be bose. Farawo niko kubaza abagaragu be ati, umuntu nk'uyu wifitemo umwuka w'Imana azaboneka he? Farawo abwira Yosefu ati, ubwo Imana yakweretse ibyo byose, nta muntu w'umunyabwenge witonda kukurusha. Ni wowe mpaye ubutware bw'urugo rwanjye, kandi imbaga yanjye yose izumvira itegeko ryawe. Icyo nzakurusha gusa ni intebe ya cyami. Farawo abwira Yosefu ati, kuva ubu nkugize umutware w'igihugu cya Misiri cyose. Niko gukuramo impeta ye yari yambaye ku rutoki, ayambika Yosefu. Amwambika n'imyambaro myiza ya hariri n'urunigi rwa zahabu mu ijosi. Amushyira ku igare rikururwa n'ifarasi, amugira umwungirije mu butegetsi. Nuko bamurangaza imbere, bakagenda bavuga bati, nimutange inzira. Farawo amuha rero ubutegetsi mu gihugu cyose cya Misiri, nuko abwira Yosefu ati, njyewe ndi Farawo, ariko nta muntu n'umwe uzarevura mu gihugu cyose cya Misiri utabimuhereye uruhusa. Farawo yita Yosefu irindi zina, amwita Safunati Paneya. Amushyingira Asinata, umukobwa wa Potifera, akaba umuherezabitambo wo mu mujyi witwa Oni. Nuko Yosefu atambagira igihugu cyose cya Misiri. Yosefu bwahawe ubutware na Farawo umwami wa Misiri yari mu kigero cy'imyaka 30. Yosefu asezera kuri Farawo ngo atambagire igihugu cyose cya Misiri. Muri iyo myaka 7 y'ubukungu, imirima irera cyane. Yosefu ahunikisha ibiribwa byose by'iyo myaka 7 y'uburumbuke bwa Misiri. Abihunika mu migi, buri mujyi akawuhunikamo imyaka y'imirima iwukikije. Yosefu ahunika ingano nyinshi cyane nk'umusenyi wo ku nkombe y'inyanja, ku buryo atongeye kwirushya bara, kuko nta washoboraga kubipima. Mbere y'uko inzara itera, Yosefu abyara abahungu 2 kuri Asinata, umukobwa wa Potifera, umuherezabitambo wo mu mujyi wa Oni. Uw'imfura Yosefu amwita Manase, bisobanura ngo yanyibagije. Agira ati, mbitewe n'uko Imana yanyibagije umuruho w'inzu ya data. Uwa kabiri amwita Efurayimu, bisobanura ngo yampaye kororoka. Avuga ati, mbitewe n'uko Imana yampaye kororokera mu gihugu mboneyemo akababaro. Ya myaka 7 y'uburumbuke mu gihugu cyose cya Misiri irashira. Hatangira kuza ya yindi 7 y'inzara, nk'uko Yosefu yari yarabivuze,
Imana itera mu bindi bihugu byose, ariko mu Misiri hose hari ibyo kurya. Misiri yose imaze kuyogozwa n'inzara, abantu batakira Farawo bamwaka ibyo kurya. Farawo abwira Abanyamisiri bose ati, nimusange Yosefu mukore icyo abategetse. Inzara ikwira igihugu cyose. Yosefu niko gukingura ibigega byose yahunitse mu migi, agurisha Abanyamisiri ingano. Inzara iranga irakomera cyane mu gihugu cya Misiri. Ariko ibindi bihugu biza bigana mu Misiri ngo bagure na Yosefu ingano. Koko rero inzara yari yabaye icyago ku isi hose.